inama nziza kuri nge, inama nziza kuri wowe uzayumva, inama nziza ku wari wese ushaka impinduka, nge nawe nuriya tubanze duhinduke, duhindure ibyo FPR bibi yazanye mu gihugu. Imana ibamere umugisha. Twese hamwe intego ni uguhindura ibibi n'amabi FPR Inkotanyi yazanye ikora mu gihugu, ikorera abanyarwanda, tukabihindura tugakora ibyiza bigasimbura ibibi. Bityo rero ibibi tukabikuramo, tukagisha umuco mwiza w'ibyiza, tukabyigisha abantu bakajya bose bakora ibyiza bakitandukanya n'ibibi. Ni muri urwo rwego rero katwakira ibitekerezo by'abandi. Nanone ni muri urwo rwego rero tutanga ijambo ku buri wese agatanga igitekerezo cye. Yego ijambo ni iryanyu aho Washington DC. Suzariya kabisa kama nilitaka. Ukarja kadada, akakurja kadada. Mgara warafini. Ukarja kadada, ezra kakakurja kadada. Ngurira kanyo mugatuzi, ezra akakurja mundu. Rero mwitonde cyane mwihangane. Tuzatira ameza yanyu. Ukarya kadada, ukarya kera kakazakugaruka kera. Ako nurunyo urira mu kamegeri, rukakubwira urandiye koko, urandiye undiriye mu kamegeri, ushize mu nda yawe, nawe nupfa nzakubaza nkuhere mu jisho, nkuhere mu gutwi, nkuhere mu mukonda, nkuhere mu mutima, nkuhere mu kibuno, nkuhere he koko, nkuhere mu kwaha, nkuhere hehe ku gitsina se, mu kanwa se. Kadada ukarya kera kakazakugaruka kera. Abantu mujye mugira neza, mwikomereze, mwirinde kugira nabi. Inabi nuyikora uzayisanga imbere mu ikorosi igutegereje. Mukomezanye neza, nuyikora izagutanga imbere usange iri mu ikorosi igutegereze. Mukomezanye rero uzasarura ibyo wabibye. Nuba warabibye ibyiza muzakomezanya n'ibyiza, nuba warabibye bibi muzakomezanya n'ibibi. Bityo rero ijambo ni iryanyu. Nanone muri politike katwakira undi muntu atanga ibitekerezo bye. Tumaze kumva ibitekerezo by'uwo mutegarugori, katwumve nanone ibya Ruhindisha nawe afata ijambo. Ijambo ni iryanyu Ruhindisha aho muri United Kingdom. Tumaze kumva wa Washington DC nowe Nairobi muri Kenya. Washington DC uriya mama tanze igitekerezo cyo kwabiyumva uko abibona, na wowe Nairobi muri Kenya nawe yatanze igitekerezo cye. Nawe uri London muri Great Britain nawe tanga igitekerezo cyawe. Bamaze kugaragara mu Rwanda bazitoza barimo na perezida barafinda. Yego mwiriwe ndasetse. Uraseka mu bikomeye, uraseka koko. Kubera icyo useka Bwana Ruhindisha? Yego ijwi ryanjye ryasakaye ku isi yose, ariko sinasaraye, ahubwo naryumvikanishije, rirumvikana ku isi yose. Ushaka kumvugaho ndabona umanitse agatoki, uramvugaho iki? Kubera kandidatire y'umwimerere y'agatangaza katarabonekaho nazamuye mu Rwanda, bose bakunze, bose bashigikiye. Yego mwiriwe ndasetse. Nubishije ikinyamakuru ngo ni Eugene official cyo mu Rwanda. Icyo kinyamakuru cyanditse iki? Kiravuga iki? Kiratangaza iki? Kuri abakandida bamaze kugaragara mu Rwanda bazitoza barimo na perezida barafinda. None nanjye cyanyanditseho, cyamvuzeho iki? Icyo gitangazamakuru cyatangaje iki ku byerekeranye nanjye? Ikeshekeje
bamuvuze nyine kuko amaze kumenyekana batatu. Yego abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu hamenyekanye batatu. Yego ari nge uri ku isonga 001 uwa mbere mu gihugu hose. Harimo na Paul Kagame. Yego uriya wundi PS Mberakuri bari PS Mberakuri. Ariko ikigusekeje ni iki? Kuko urabizi abaruda tugira ibishimisha abantu, tugira imigabo n'imigambi myiza. Muri twe umaze kumenya abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ku mwanya wa Repubulika y'u Rwanda, ku ntebe isumba zose muri Repubulika y'u Rwanda, ikigushimishije muri aba bakandida batatu bamaze kumenyekana mu gihugu no ku rwego rw'isi, uhereye ku musaza w'umunyapolitiki mwiza Barafinda Sekikubo Fred, uratangaza n'iki kigushimisha bwana Ruhindisha Holanda ni muri Great Britain aho uherereye? Ni analize bashizeho ngo yaravuze ngo naja ku butegetsi. Bavuga ngewe ngo ninjya ku butegetsi intego ya mbere ni ugushingira abenegihugu kuri konti ya leta, nkaca umuco wo kugomerwa mu Rwanda weze umeze nk'uburo, umeze nk'ubutaka, nkashingira abenegihugu kuri konti ya leta, kuko igihugu ni umubyeyi. Nimba ari umubyeyi wabyaye abenegihugu, rero uwo mubyeyi agomba gushingira abenegihugu kuri konti ya leta. Yego urabivuga iki? Naja ku butegetsi nkazotondesha umurongo ng'abakobwa n'abahungu so gutondesha umurongo kankukorera ikosora mbigorore neza. Abana b'abahungu n'abakobwa tuzajya tubahuza ku rwego rwa buri mudugudu, amasibo yose, noneho abashimanye bakundanye biyandikishe ku rutonde rw'abagomba gushingirwa kuri konti ya leta. Nitubahuza noneho bahure bamenyane, noneho tubagira inama uko bubaka ingo, noneho icyo gihe abashimana, abakundanye, abahujije bakurikije inama tuba twabagiriye, abasaza n'abakecuru birumvikana nibo bazaba bafite izo nshingano zo guhuza urubyiruko. Bagiye kurushinga bose babagira inama. Abo bubatse ingo bafite imyaka 10 tubaha impamyabumenyi zo ku rwego rwa kaminuza mu kuzubaka. Abamaranye imyaka 20 tubaha impamyabumenyi zo ku rwego rwa kaminuza z'ikirenga mu kurwubaka. Bityo rero abo nibo bazabashinzwe imihango yose yo gushingira bene gihugu kuri konti ya leta, ubukwe bwose bushingiye ku muco gakondo kanani y'Abanyarwanda. Yego bakobwa ngubu ngo babuza abagabo. Abakobwa babuze abagabo. Abagabo urabizi benshi bari mu buroko, bari mu magereza, benshi barameneshwa, barahunga, benshi babagize abakene, bababujije ubushobozi, kandi hari na byinshi bitasobanutse bibahohotera nka divorce. Tuzaca divorce mu Rwanda, tujye tubashingira abamarana imyaka 10 cyangwa 20, tubaha impamyabumenyi zo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka n'ikirenga. Ibyo byose bizatuma twubakira Abanyarwanda ingo, kandi bose abagenyi